amahoro y'Imana nabane namwe n'inshuti mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za BTN, by'umwihariko mwe mukurikira ikiganiro himbaza, aho tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, amakorali tugenda duhimbaza Imana, muri kumwe nanjye Prince Shumbusho muri icyo kiganiro. Hanyuma ushobora kwibaza ngo kuri uyu munsi turi hehe? Twanyarukiye itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi i Remera, aho turi kumwe na korali yaho y'urubyiruko, aho tugiye gufatanya nabo guhimbaza Imana, bagenda batubwirana byinshi bitandukanye kuri iyi korali. Tubahaye ikaze bavandimwe. Kumona kwakira ikaze nta kintu babwiye. Tubahaye ikaze kuri iyi televiziyo. Ngira ngo rero niyo korali turi kumwe nayo, tugiye gutangira tubahereza umwanya turirimbire, kubera ko muri abaririmbyi birumvikana kandi nicyo abantu bashaka kumva muri iki kiganiro. Ngira ngo twabahereza umwanya bagatambutsa indirimbo bakaririmba, ubundi tukagenda tuganira byinshi bitandukanye kuri iyi korali. Ngira ngo ni korali njye nabanje kuyumva mbere yuko dutangira ikiganiro, bafite amajwi meza cyane, bimeze sawa. Twagiye rero mutangire mwakira abantu turirimba, twishimye, tunezerewe, kugira ngo bari abantu badukurikiye rwose nabo bakomeze kwishima nk'uko natwe twishimye turi kumwe namwe. Ngira ngo twabahereza ikaze rero mukaririmba. Nibisaba kuba umuyuda, oya, cyangwa ngo ube umusamariya, oya, oya. Nibisaba kuba umuyuda, oya, cyangwa ngo ube umusamariya, oya, oya. Ni inkuru y'umusamariyakazi yagiye kw'iriba, agiye kuvoma amazi. Ibyo byari bisanzwe kuri we, byari bisanzwe ngo ajye kwikorera utuntu twe. Ubundi yarasanzwe azavoma agahita agenda, gusa uwo munsi ntibyamukundiye. Ubundi yarasanzwe azavoma agahita agenda, gusa uwo munsi ntibyamukundiye. Ageze kw'iriba yahuye n'umugabo, yari yicaye amutegereje, yari yicaye amutegereje. Ati mugore, ese mama ku mazi, mfite inyota, mama ku mazi. Ntibyari wumvise umuyuda n'umusamariya basangira amazi cyangwa barira ku meza amwe. Undi ati ntibyari wumvise umuyuda n'umusamariya basangira amazi cyangwa barira ku meza amwe.
Yesu atanga amazi meza y'ubugingo. nagira inyota Uwanyweye amazi ya Yesu ntagira inyota we. Oya, oya, oya. Vino, vino, vino bombe. vino, Vino bombe. Vino bombe, yeah. Vino bombe. Vino now bombe. Vino bombe. Vino bombe, yeah. Vino bombe. Wow, ngira ngo indirimbo nziza mujye mufasha byibuze nidusoza indirimbo mwihereza amashyi kuko abakurikiye mbona message ibwira nyine ko abahaye amashyi. So rero namwe mugomba kujya mwihereza amashyi kuko muririmba neza vraiment. Muririmba neza. Murakoze. Yagize ngo ntacyo bibabwiye. Hanyuma ngira ngo twakwakira umuyobozi wanyu akaza hafi aha ngaha akadusobanurira nyirizina umuntu udukurikiye ushobora kubabona bwa mbere cyangwa se yaragiye abona n'indirimbo zanyu akwegereye mikrofone hanyuma ukadufasha egera iyi ngiyi ukadufasha ukadusobanurira ku muntu ushobora kubabonye bwa mbere akurikiye BTN akababonye bwa mbere muri bantu ki. Murakoze cyane. Rero na mbere amazina yanjye Mushimwe Yesu uko bivuze ngo uhagarariye imitima y'abaririmbyi. Bitwa rero The Way of Hope cyangwa se inzira y'ibyiringiro. Ni igikorwa Adventiste umunsi wa karindwi rubarizwa ku itorero rya Remera mu ntara ya Remera. Iyo uvuze intara Abadventiste nibo babyumva cyane. Oya natwe duhita tubyumva n'abasilamu n'abandi bose bahita babyumva. Ubwo rero bageze ku mubare bari muri 35 abari hano bari bake bumvikana n'abanyeshuri yani urubyiruko rukunda Imana kandi ruzi gukora tumurije mu bikorwa bitandukanye. Ibyo ni byo bya mbere. Hanyuma ibya kabiri mushobora kuba mwaratangiye ryari rutangira mute ibintu bite niba mubyibuka kandi niba mutanabyibuka nta kibazo bibaho. Nta muntu ujya wibagirwa amateka. Yego. Dufite igihe twatangiriye hano harimo amakorali abiri y'abahungu n'abakobwa. Iyi korali Yego. Izo zatangiye kera. Mvuze iy'abahungu igihe yatangiye namvuze kuko ariyo nabagamo. Urumva niyabuze n'iy'abakobwa. we uravuga iy'abahungu hanyuma uraza kutwereka n'umukobwa ushobora guhita avuga iyawe y'abakobwa igihe yatangiriye noneho uhita ubihuriza hamwe twumva igihe mwahuriye muhita mukora korali imwe. Murakoze cyane. Y'abahungu yitwaga Hope Singers yatangiye muri 2008 naho yatangiye b'abahungu batanu nabo nibo batangiye Hope Singers. N'ureka nararisa bavuge y'abakobwa igihe yatangiye. Darisa urasubiza abantu bagakurikirana nyine bavuze Darisa gusa ariko n'irindi rubuze kuri ryivudira nimba hari n'izindi nshingano ushobora kuba ufite nyine muri iyi korali nazo uraza kuzitubwira ariko nanone tubwire iyo y'abakobwa we yatangiye ryari. Nkuko yababwiye ko irindi witwa Darisa gusa. ndamukunda Okay. nkuko yababwiye iyindi korali y'abakobwa yitwaga The Way to Heaven cyangwa inzira ijya mu ijuru twatangiye twamuka neza muri 2009 donc ni ukuvuga ngo babarushaga umwaka umwe wenyine abasore bari bakuru namwe muhita bivuga ngo mwe mwari abakopeye. oya ntabwo twabakopeye buri wese yatangiye ku giti cye ariko twese twari tuje bo batangiye 2008 batangira abahungu nawe baravuga ati abahungu nibatangire bonyine natwe 2009 dutangire ndabahimbiye. Hanyuma turagaruka ku muyobozi noneho nyuma y'uko bamwe batangiye 2008 abandi bakaza 2009 mwaba mwarihuje ryari haje kuza igitekerezo nyuma cy'uko twakihuza n'umuntu mukuru watwegereye tugira inama avuga ati abakobwa murimba neza abahungu murimba neza nta kuntu mwahuza noneho amajwi yanyu meza mukagira ikintu mwabyazamo mukabumwe. Twahise tubyumva rero byumva byarabaye muri 2012 yani aho twihuje ubundi turakora rimwe twumva bivuga ngo mumaze imyaka 7.
ngira ngo rero iyo niyo korali turi kumwe nayo kuri ubu ngubu turagenda tugaruka kuri byinshi bitandukanye kuri iyi korali ariko nyaboneka dukomeze duhimbaze Imana dutaramire bariya abantu badukurikiye abantu bakeneye kumva nyine message iri guturuka muri mwebwe message nziza Imana ibahaye muri ibyo ndirimbo nziza ariko turi buze kubasaba hari ahantu hateye abantu batatu nibyo batatu baze gusonaho banyemerera begere mikrofone imwe sibyo muraza kubidukorera se ndimo ndasabira bariya abantu badukurikiye bariya abantu batatu bateye bazi kwegera nka mikrofone imwe noneho bongere batere kwa kundi mubikiriza reka bagahereho aba ariko duheraho dukomeze n'indi dugushyiraho indi ndirimbo hanyuma ngira ngo abakurikiye BTN ibi ndimo ndabivuga kugira nyine abantu baba barimo baregerana ku bantu bakurikiye BTN muri ahantu hatandukanye ushobora kutwohereza ubutumwa bugufiya kuri iyo nimero muri kubona kuri ekara yanyu ibi ndimo ndabivuga kugira ngo abantu begere mikrofone babandi batatu ubundi dutereka ariya kantu tukaririmbe twumva tumeze neza n'abari abantu badukurikiye bakomeze kunezerwa bari mu kiganiro naba ngaba bagiye kudufasha kugira ngo baduterere ka kantu uri kubanga bw'ibyuma ngo ndekeza ko ari bitazamuka ari tayari uri byiza ariko tubahe amajwi y'umwimerere akarimbe biri birayi hariya bayita acapella ari abantu bazangurire kuko basaba ibintu byiza vraiment twagiye rero sinzi uburyo muri buze gukora iyo acapella ubundi turirimbe twishimye tunezere twirekuye turi kubwira abantu ngo nibaze bavome siko turimo turavuga abantu nibaze bavome ariko ubundi muyobo nihe message mwashakaga gutanga kuri iyi ndirimbo nk'umuntu ushobora kumva umubwira ngo ngwino uvome ashobora kwibaza ko wenda mufite ashobora kwibaza ko wenda hari indi robine cyangwa se ari buvume kuri ya robine y'iwabo mu rugo iwabo ariko mu by'ukuri atari cyo mwashatse kuvuga si byose wenda mu nshamake ni message mwashatse gutanga kuri iyi ndirimbo aho turimo turagaruka tubwira abantu muze muvome mu nshamake ngerageje kuvuga inshamake icyiciro kirimo ino ndirimbo yitwa Umusamariya ariko igaruka ku gitekerezo cy'umusamariyakazi waje kuvoma agahurira na Yesu ku mugezi ariko yaraje kuvoma amazi asanzwe nyuma Yesu yaje kumubwira ko amazi adasanzwe ntabwo ari ngombwa ahubwo hari andi mazi amara inyota y'ubugingo ubwo rero tubizanye muri kino gihe n'abantu dufite inyota yo kumenya ibya Kristo ubwo rero turarikira abantu kuza usanga ni muri Bibiliya of course ni muri Bibiliya gusoma ijambo ry'Imana maze bakivomera ku isoko nyakuri doko ni kimwe nuko mwabwira ngo nimuze kuri Kristo bavandimwe mwakira ijambo ry'Imana twagiye na acapella ubundi tuzamuke turirimba iyaba waruzi impano y'Imana ukanamenya ugusabye amaso ari we nawe wamusaba amazi y'ubugingo ngwino nawe umwe ku mazi atagirwa ubuntu nagira inyota nagira inyota satanga amazi meza y'ubugingo nagira inyota umanywe amazi ya Yesu nagira inyota we oya wow amashyi benshi cyane rero babikoze neza ariko hari ahantu bahafasha bavuza akanya gato numvaga bari bwongere bakasubiramo ariko nyine simbizi nimba ari kwindirimba iteye nimba amategeko atemera ko bakongera kwasubiramo nimba mwaravuze ko muzajya muharirimba kabiri wenda bakaba batakarenza simbizi ariko
byari biryoshye ku buryo bari bukomeze bagenda bagaruka ngira ngo kubanga bw'ibyuma bakomeze bategure n'indi ndirimbo tugenda duhimbaza Imana turi kumwe n'abaririmbyi beza cyane abaririmbyi mbona barimo kugenda baririmba indirimbo nziza zitandukanye twagiye muze dushaka ubuturo muze dushaka ubuturo ubuturo butazashira ubuturo budahanguka muze dushaka ubuturo muze dushaka ubuturo ubuturo butazashira ubuturo budahanguka twavutse turabana benshi dukura tubona bakuru bikoreye imizigo abasaza abakecuru bitwaje utubando bose bari bananiwe nuko negera data namubaza nti ko navutse mugenda muragana he nawe aransubiza ati turashaka ubuturo dusezeraniwe n'Imana tukiri muri Egiputa muze dushaka ubuturo muze dushaka ubuturo muze dushaka ubuturo 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 butazashira ubuturo budahanguka muze dushaka ubuturo muze dushaka ubuturo muze dushaka ubuturo ubuturo butazashira ubuturo budahanguka yego twari benshi nubwo twari bato abenshi twagenderaga mu migongo tutazi ibyaribyo babyeyi nabo hari umuyobozi wabaherekeje kuva mu Egiputa abambutse inyanja yatubereye amazi n'igicu ku manywa nijoro atuberera umucyo umurika twajyaga ibyo kurya biturutse mu ijuru Yesu niwe wari umuyobozi Yesu niwe atubereye byose mu rugendo turimo tuhirimbanire ubuturo bw'iteka Yesu niwe atubereye byose mu rugendo turimo tuhirimbanire ubuturo bw'iteka dufite mu biganza bye Yesu niwe muyobozi ntacyo nzahe kuko ari we muyobozi ndi kumwe nawe ntacyo nzakena nta nyota nta nzara nzagira tumukire mu mitima yacu kuko ari we muyobozi bavuga ngo amen nagiye mbona kenshi nyine abantu barangije kuririmba hari ijambo bahita bashyiraho amen abantu bose bararifashe iyo korali irangije kuririmba cyangwa se umuririmbyi arangije kuririmba hari ijambo bahita bavuga muri kurivuga rero sinzi amen amen yes ngira ngo turi kumwe na the way of the hope way of the hope the way of hope okay niyo turi kumwe nayo guturuka i Remera akaba ari korali nziza nekereza ko muri kumva barimo bararirimba badacuranza rya bari birabyita
oya ni vocale siko babyita se byose nibyo ese ko mbona mudashaka kudusubiza twaje kuganira namwe murimo muradukorwa sinzi impamvu yesi niho turi kumwe nabo rero kugira ngo badufashe guhimbaza Imana. Umutoza wanyu ninde cyangwa se umuntu ubafasha mu bintu bijyanye n'imiririmbire ninde muba muri kumwe nawe ari hehe kugira ngo tumwakire tugire icyo tuganira nawe ubafasha mu ndirimbo yasibye amashyi menshi twakira umuyobozi wacu. Uyu ni umuntu ukomeye kuko byinshi turimo turabona kuririmba bamanuka bazamuka babigenza ukundi kuntu biva kuri uyu mugabo. Tubahaye ikaze kuri BTN muvandimwe. Murakoze cyane. Hanyuma abantu babakurikiye cyangwa se barimo baratureba yitwa murakoze kumpa ijambo mbere na mbere nanze kubasuhuza mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Umuhoza Aime, nkaba ari njye ukuriye groupe de diligence muri of Hope. Ntabwo ari njye njyenyine nk'uko babivuze, ndi umwe mu bagize groupe de diligence ariko ni njye uyikuriye, so nkaba nishimiye kubana nawe nabigana. amashyi menshi ku muyobozi. Ni ukuvuga ngo ahagarariye departema nini ijyanye n'imiririmbire, bivuga ngo harimo abandi bayobozi bashinzwe iby'imiririmbire ariko akaba ari we ubihagarariye. Ni sawa. Hanyuma ku bijyanye n'imiririmbire mufite umutungo ungana gute, muhagaze gute ku mutungo? Murakoze kumpa ijambo. Twibaze wenda reka mubwire bikorohereze, ntiyibaze ngo tugiye kwibaza amafaranga mushobora kuba mufite kuri konti cyangwa se n'izindi proje. Umutungo wa mbere hutirwa abaririmbyi si indirimbo na ntabwo turi buvuge rero izishobora kuba zikiri mu makaye cyangwa ziri mu mitwe yanyu, ahubwo turavuga indirimbo zishobora kuba zarageze hanze ushobora gusohoka nonaha, cyangwa se n'uriya muntu ukurikiye BTN akaba yabona izo ndirimbo. Ni uwo mutungo twabazaga muyobozi. Murakoze cyane. Ntabwo twatangiye umurimo kera, ntabwo navuga ngo dufite umutungo mutoya, ariko ntabwo navuga ngo dufite umutungo munini. Ubu ngubu izamaze kujya hanze dufite audio ebyiri ziri hanze, indirimbo album ebyiri ziri hanze na video ebyiri ziri hanze. Donc no kuvuga ngo ufite album ebyiri z'amajwi n'amashusho ziri hanze. Iya mbere yitwa ngo iki, ya kabiri yitwa ngo iki? Uwayishaka yayibona hehe? Murakoze. Iya mbere twari twayise Ihumure, iya kabiri twari twayise Heaven cyangwa se Mwumve. Ni ukuvuga ngo ni zabo umaze gushyira hanze. Yego. Iya nyuma wenda mwarayikoze nka ryari niba mubyibuka, mwayishyize hanze ryari? Iya nyuma ariyo ya kabiri ni mu mwaka ushize wa 2018. Wow, ngira ngo rero izo nizo ndirimbo maze gushyira hanze. Album mwagiye muyisohorana indirimbo zingahe wenda byibuze? Benshi iyo twakoraga indirimbo 12. Donc no kuvuga ni 12 uko bakabiri mumaze gushyira hanze indirimbo 24 ziri hanze umuntu wese ashobora gushaka. Umuntu yazibona hehe? Ni ara kuri eglise gusa, utaje Remera ntandi yazibona. Murakoze. Icyo ngicyo wenda nahamagara ugize neza muri department yanjye kugira ngo nsobanure neza ahantu bazisanga. Amashyi menshi twakira ngo nawe ni mwakira umuyobozi. Tubanye kaze kuri BTN muvandimwe. Hanyuma ku bantu badukurikiye murabibwira ubundi ubafashe kubasobanurira byinshi bijyanye na korali. Amazina yanjye nitwa Mbabazi James. Nkuko abivuze, album dufite ni ebyiri. Usibye yarakusanya ushobora kuzibona, hari YouTube channel twakoreshaga yitwaga Mucyo Pro, ubundi yitwa Oasis TV. Ushobora kubona indirimbo zacu ariko akaba channel yacu tukureba hashize igihe gito nk'amezi make, ushobora kubona indirimbo zacu. Ariko wenda mwunganiye kuko atari ibintu ashinzwe neza, Nubwo utararenga kuri ako ngako kugira ngo nanjye misenziwe hari ahantu ugeze nyine bitanziriye uri kugenda utondeka Mucyo Pro, Oasis TV, uhageze indi mukireye vuba imaze amezi make barayisimbutse nuko ntabwo yitubwiye yitwa ntabwo yari yayivuze izina ryayo. Ngira ngo niyo ngiyo umuntu ushobora kujya kuri YouTube channel cyangwa akajya kuri YouTube akandikaho yahita abona indirimbo zanyu zose uko ari 24.
cyane yabona n'izirenza hari n'izindi zirenze izo ariko nashakaga kuzuza nshaka kuvuga ko kubera ko atari we ubishinzwe wamugoye ariko hariho indirimbo nyinshi zirenze 21 gusa zimwe twagiye tuzisohora tugasohoye album tugasohora album tugasohora n'indirimbo ebyiri twasohoye indirimbo nyinshi ariko muri album zabaye zaronshinzwe cyangwa zashyizwe ahagaragara ni ebyiri. Okay, bivuga ngo birumvikana mwebwe mwaronshinze album ebyiri ariko hari izindi ndirimbo mwagiye musohora ari imwe mukashyira kuri YouTube mukayiha abantu bakayikurikirana, izo zose ziri kuri iyo channel. Naho ku kijyanye n'umutungo naho murawufite n'ubu tuvugana izo album ebyiri za mbere zose zifite kopi zazo mu Giswahili, kuvuga niba kandi nazo ubwazo uko ari izo ngizo 24 zifite kopi zazo mu Giswahili kandi nazo zirarekodinze nubwo zitaragera hanze ariko zirarekodinze, zimwe muri zo zanageze hanze ariko nazo zirarekodinze audio na video. ni kuvuga ngo za album zanyu zose ebyiri mwakoze mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza, kuko mubishemo n'indirimbo y'Icyongereza mwongeye muzikora mu Giswahili. Wow, ni hamashyivuye mama. Ntekereza ko ibi impamvu bibabwiye ngenda mu makorari menshi ariko amakora ashobora kuba yarageze kuri icyo kintu muri makeya. Nimukora n'ubushakashatsi muzajya mubona korari byibuze yaragiye gerageza igakora indirimbo ebyiri muri album yabo, indirimbo imwe eshatu se nta korari iragera ku rwego ntekereza rwo kuba yafata album ebyiri zose bakazindura mu rurimi rw'Igiswahili. Urumva ari ibintu by'indashyikirwa mwagezeho, ariyo mpamvu twaje gusura aba bantu ntabwo basanzwe. Mugiye kudufasha rero kuri izo ndirimbo byibuze wenda turaza kubigarukaho turebe kuri izo ndirimbo izo album ebyiri. Wenda dufate indirimbo yitiriwe album ya mbere tuyirebe mu Kinyarwanda turirimbe no mu Giswahili, dufate yitiriwe album ya kabiri mumvisha ari Icyongereza nibyo tuyirinde no mu Giswahili. Sibiri buza gukunda se hari uburyo dushobora kubigenza kuko urumva mfate dufite indirimbo zigera muri 200 zirenga ariko uvuga ngo turahita tuzirimba direct kandi zakakati ngo tuzahita tuzirimba direct ntabwo nizo tutiteguye neza. ntabwo si ngombwa ko dufata ngo igitero cya mbere kuva ku ndirimbo ya mbere tugeze ku ya nyuma. Nushaka kuririmba refre yayo ngo tubikore neza dufashe dushobora kuririmba indirimbo imwe kuri album n'indi kugira ngo dukore mu neza, tugafata indirimbo imwe mu Giswahili tukafana mu Kinyarwanda nitwemba ariko ziri kuri album ariko uvuze zayitiriwe neza yaciye mu mwaka tutarakoze kuko indirimbo dufite ni nyinshi repertoire n'ibindi ahubwo icyo navuga mwazashyiramo ni iki nuko muri izo ndirimbo twashyize hanze harimo n'indirimbo twakoranye n'abantu bo muri Tanzania, urubyiruko rw'igihugu muri Tanzania mu mpera z'umwaka mu ntangiriro z'uyu mwaka. Hari group twakoranye yitwa The Rhythm, indirimbo twakoranye yari twarayikoreye kuri album ya mbere y'Ikinyarwanda n'Icyongereza, turongera turayirinyuringa tuyikora iri acapella ivanze na instrumental, nawe wayibona kuri YouTube channel. hanyuma nk'abatekinisiye cyangwa n'abantu babishinzwe tugende ku byifuzo mfite kandi bifite n'abariya abantu mugiye kureba ukuntu mubigenza. Twifuza kugira ngo iyo image cyangwa se ishusho nyirizina iyo album ya mbere tuyigeze ku bantu, n'ubwo buryo bwose twagiye dukoramo tugahinduramo indirimbo tubigeze ku bantu kugira ngo nanone wa muntu udukurikiye yumve ko ibintu twavuze ari byo, atari ibintu turi kuvuga mu ma-interview gusa ahubwo ari ibintu biriho. Reka baturebere indirimbo yitwa Kubanza, turayikora double Kinyarwanda n'Igiswahili. Hanyuma ngira ngo sina ngombwa ko twavuga ngo wenda tugiye kuririmba Ikinyarwanda tuyimanuke yose, dufate Igiswahili tuyimanuke yose, nubwo wajya ufata refre yonyine gusa birahagije, ubundi tugakomeza tugahimbaza Imana turi kumwe n'abariya bantu. Ngira ngo umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma niba bitari umugore turaza kubikora, kandi dukomeza gushimira buri wese mukomeje gukurikirana Himbaza, tubabwira ngo ahangaha turi Remera aho turi kumwe n'abaririmbyi beza baririmba neza, kandi ntekereza ko bari kugenda badufasha byinshi bitandukanye muri iki kiganiro. Twazamukaga n'izo ndirimbo zanyu rero igihe batarazibona reka tube dukomeje gahunda twari turi kugenderaho, igihe bataragera kuri ubwo busabe bw'izo ndirimbo, sibyo mutoza? Twagenda hanyuma ziriya ndirimbo nazo baba baze kuzibona
tugahita tuziririmba dukomeze kuri gahunda bisanzwe twagiye. Kitambo kila mwanadamu afike kizimbani, ndugu yangu umejia, ndoje kwa siku hiyo, ndugu yangu umejia, ndoje kwa siku hiyo. Ivije tutakuwaje katika siku hiyo kuu? Je, utasimama au utakimbia? Shikilia ulicho nacho tashinda. Ivije tutakuwaje katika siku hiyo kuu? Je, utasimama au utakimbia? Shikilia ulicho nacho tashinda. Hadi wataogopa kwa siku hizo, wengine kumwasi Mungu kwa yaonayo. Je, utasimama katika imani? Je, ndugu utasimama katika imani? Mbese tuzamera dute kuri uwo munsi ukomeye? Mbese uzashikama cyangwa se uzahunga? Shikama ku byo wamenye utazatsinda. Mbese tuzamera dute kuri uwo munsi ukomeye? Mbese uzashikama cyangwa se uzahunga? Shikama ku byo wamenye utazatsindwa. Nareba urwo rubanza rwose rurangiye, maze abana b'Imana twese tuzamuwe, twese muri uwo mubare uzaba urimo, nifurije kuzabamo, ntabwo uzicuza
menshi cyane namwe ninde muntu ushobora kuba muri twe turi hano ushobora kuba agiye muri korali ari we winjiye muri korali wanyu winjiye vuba urumva kuko mwagiye mwinjira mu bihe bitandukanye si byo se mu bihe bitandukanye ariko umuntu ushobora kuba yarinjiyemo muyobo waba umwibuka mu mazi wadufasha uri harimo igihe ariko ugati mani mbabarire ntiwambuge ariko dufashe nta kantu koroshye gatoya cyane dushobora kuba tugira ngo dusangize abantu amashyi menshi kuri Nadine kugeza kuri ubu Nadine niwe bucura bwa korali si byo se hari n'abandi bari ku ishuri ariko ndavuga kuri ubu ngubu Nadine niwe bucura muri korali ndetse no muri iki kiganiro ushobora kudufasha ugasuhuza abantu badukurikiye ukagira n'icyo ubabwira ukatubwira n'igihe ushobora kuba ari ingenzi muri korali murakoze mbanje gushimira Etienne TV bashimira n'abadukurikiye Imana ibamugisha amen amazina yanjye nitwa Neza Nadine mwibukiranyije neza nko mu gihe ninjiye muri korali The Way of Hope musanzwe ndabakunda abanyinshuti zanjye ntarinjira no muri korali ariko njemo umwaka washize 2018 nibwo naje muri korali nkatangira guparticipa nk'abandi bakoraliste nkatangira kubafominga mu bitaramo bisanzwe sinzi wenda ikindi kibazo bashaka kumbaza gusa ikintu cya mbere nshobora kuvuga kuri korali yanjye ubu ngubu ntabwo ko ari korali yabarizwamo mbarizwamo n'utarimo nshobora kumushishikariza kuzamo hari byinshi nyine sinzi nimba waranganyije amaso ukareba abagize korali The Way of Hope urabona ko turi mu rungano rumwe turutanwaho gato usibye umubyeyi wacu umwe dufitemo ariko mu bisanzwe twese ubona ko turi mu kigero kimwe ubwo rutana umwaka amezi niba wenda abadukurikira bashobora kwibaza se perezida wacu atuyobora ati tungana bakagira confused ariko ikintu cya mbere nkundira The Way of Hope korali yanjye ari nayo mpamvu nshishikariza n'abandi nk'uko babivuze amakorali wagiye uhura n'amakorali atandukanye ni uko dufite gushyira hamwe biragoye cyane kubona umuntu cyangwa se mbivuze kuko hari ababitubaza umuyobozi wacu kubona tungana gutya tuyobora kandi ubona ko turi muri age imwe biragoye ariko birakunda nta makimbirane ajemo ibintu bikagenda neza kandi ku murongo niyo mpamvu rero ngiye ku bwanjye nagiye mpura n'amakorali menshi ariko nishimiye kuba hano kandi ndanyuzwe kuba nyirimo kandi urayikunda cyane umuntu ashobora kwibaza ni iki cyatumye kigukurura cyane kigukurura kugira ngo wirete uruvuri muri iyi korali murakoze mbajije ikibazo cyiza n'undi wese yakibaza ni ibintu byinshi ngiye kubivuga ntabwo nabirangiza icya mbere cyo biragoye cyane muri iki gihe twumva hari ubukuru bwa leta cyangwa se ubuyobozi bwa leta bujya mu bigo by'amashuri mureke ibiyobyabwenge mukora iki ariko kubona dushyira hamwe abana bangana gutya tugakora umurimo w'Imana ni ikintu gikomeye ntabwo bishoborwa na benshi ariko twe kuba twarahisemo ino nzira ni inzira ikomeye kuba mbona rero n'abatubona hari abifuza kugeramo ariko bataragira izo mbaraga zo gutera iyo ntambwe nanjye nuko nabibonaga ni byinshi nahuraga nabyo nkahura n'ibintu bitandukanye ariko kuba mbona harimo inshuti zanjye nkabona hari ibintu byabagize concentre byiza atari ibibi byo kuririmba usibye no kuririmba dufite umuco muri Way of Hope mwiza nyine sinzi ukuntu nabivuga wenda ndimo akora afite umwihariko wabo ariko nka The Way of Hope dufite urukundo nicyo cya mbere kandi ubundi iyo hari urukundo ibindi byose biraza niba umuntu tubarizwa hano i Kigali tugaterana tungana gutya tukajya gusura umukoraliste wacu mu ntara ni ibintu bikomeye hari n'abofise ba mu ntara cyane rwose barahari rero urumva icyo kintu iyo mwateye inama niba ndwaye umuntu akangeraho ndumva ko ari umuvandimwe byarenze kuba ari umukoraliste ni umuvandimwe wanjye ni ibintu bikomeye cyane rero n'ahandi wumva wihebye birashoboka ko udafite umuryango kuri uyu munsi ariko ntabwo ushobora guheranwa n'agahinda The Way of Hope ni umuryango
nigira ikibazo nzahamagara umwe mu nshuti zanjye muri The Way of Hope, bose ni inshuti zanjye, ntabwo bakiri inshuti babaye abavandimwe. Urumva ko ntabwo ndiho mvuga ngo mpagaze njyenyine, ahubwo mfite abo duhagararanye. Nubwo turi kumwe mu buryo bwo kuvuga ngo turabakora liste, turi kumwe no mu buryo bw'umuryango bisanzwe. Nabatubona The Way of Hope wenda bakurikiranye kino kiganiro, nshimira cyane BTN TV n'andi makorali yose yaba y'abadivantiste nk'uko bivuze uhurana benshi, mubeho nk'akora ariko mubeho nk'umuryango, bizabafasha. Nk'uko nabibabwiye tuyoborwa n'umuntu ubona ko tungana, ariko iyo avuze birakunda kandi mu buryo bw'ubwumvikane, atari mu buryo bwo gukora ibintu kuko yabyizeho wenyine akabiduterekamo. Ntabwo ariko bimeze, dukorera mu buryo kandi bikagenda neza. Nibyo nakifuriza n'abandi. Wow, mashimishye cyane kandi agiye atanga ubutumwa bwiza. Donc hari uburyo mudashobora gutekereza agaciro cy'iki kiganiro, ariko bakuri iki kiganiro hari byinshi abantu bashobora kubigiraho, harimo uko gusurana, harimo urwo rukundo. Ese gato utaragenda, haba hari indi korali wari warabayemo mbere yo kuba muri iyi korali? Murakoze. Ubundi musanzwe ntabwo urumva ko no kuza muri The Way of Hope ni umuhamagaro ukomeye. Hari ibikorwa bakora bituma abantu mbese bibakoraho indirimbo zabo, ntabwo nyitaka kuko nyirimo, urumva ko njemo ndi mushyashya, ariko imikorere yabo ndayizi, aho bajyaga narabaherekezaga. Urumva ko uramutse uherekeje umuntu ukamubonaho ikintu kitari cyiza, ntabwo cyakumutiva kuza ngo mukorane mukomezanye. Ariko ngewe ndashimira The Way of Hope cyane, nubwo ndi umuririmbyi wayo, ariko ndavuga ubwo ndi kuvuga before yuko nzaba. Ndashimira cyane. Ubundi nabarizwaga ku itorero rya Hermes Kamukina, wenda korali navuga ko nabanje kuririmbamo bahitaga Christ Messenger Singers, ariko yatangiye ntabwo yakoraga neza, ariko nabyita ubona dufite imbaraga nkeya, ariko nubwo nayibagamo ariko nakundaga The Way of Hope cyane, abakurikirana nkari indirimbo zabo. Mu by'ukuri ni ikintu cyankuriye cyane cyo kuvuga ngo wenda nava aho ngaho n'ababyeyi banjye baracyasengera, ariko njye nahisemo yuko ngomba kuba hamwe na The Way of Hope. Usibye no mu buryo bwa korali, no mu buzima busanzwe hari byinshi mbigiraho kandi byiza. Ngira ngo ubwo ntacyo bibabwiye, ariko iki ni ikintu gikomeye cyane. Hari n'igihe wenda mwaba mutari mwaraganiriye nawe ngo ibi byose babwira, ariko ni ibintu by'igiciro, ni ibintu bibereka ko ibyo mukora hari abo bitunze, hari abo beshejeho dogo. Hari umuntu ushobora kubaho kubera ibyo murimo murakora, nubwo mwebwe mwaba mutekereza ko ari ibintu byoroshye, ariko ni ibintu biba bikomeye. Utaraza muri korali niyo ndirimbo yagushimisha ku buryo uravuga ngo ni nyinshi, ariko byibuze hari imwe yonyine yagukuruye ukavuga ati Mana umfashije nkakandagira muri korali nkajya nyiririmbamo, najya nishima? Ni iyi murakoze. Indirimbo ya ubundi mu busanzwe bagira indirimbo nziza ni nyinshi pe, naye nazumvishije zose ni nziza, ariko imwe yonyine yagukuruye. Indirimbo yankuriye cyane, indirimbo bita Inkuru y'Umusamariyakazi. Inkuru y'Umusamariyakazi, ya yindi babanjije iriya baririmbye, nanjye yankurura. Wow, ngira ngo turi kumwe rero n'abaririmbyi beza cyane bari kugenda badufasha. Tukira ahangaha wenda kuri uyu muririmbyi ushobora kuba arinjiye nyuma, umuyobozi uraza kudufasha kuri iki kibazo. Kwinjira muri korali birasaba iki, cyangwa umuntu wese ashobora kugisubiza kino kibazo? Yego, ngira ngo si cy'umuyobozi gusa, n'uyu winjiye yakibasubiza kuko azi icyo byamusabiye icyo yageze. Ariko nadi dufashe mugani, kwinjira muri korali birasaba iki? Murakoze. Ubundi iyo uteye intambwe yo kuvuga ngo ushaka kujya muri korali, nawe ubwawe wirebaho ku giti cyawe. Ese imyitwarire yanjye n'imico yanjye aho ngiyeho nzahuza nabo? Burya biba byiza cyane iyo uvuye ahantu ukajya ahandi, ariko utagiye kubangana, ahubwo ari icyo ugiye kunganiraho kuri bya bindi bagezeho. Birabaza cyane niba wenda ari uko najyaga nitwara nkajya muri korali, ari uko bitwara nkajya kuba imbogamizi, wa mwanya bagafashaho kugira ngo iterambere rya korali rigera imbere, bakawufata banyigisha n'ikibazo. Ahubwo ikintu nshimira The Way of Hope cyane, ntabwo ifite abayobozi batekereza. Ntabwo mvuze yuko munyumve neza cyangwa se n'abamurikira banyumve neza, ntabwo mvuze yuko andi makorali arokrita abayobozi babo cyangwa se badatekereza. Baratekereza, ahubwo ikiza cya The Way of Hope ni uko babanza bakakwigaho imyitwarire yawe, imyifatire yawe. Ese
ubutumwa dutanga ntabwo ari amagambo turirimba gusa, imyitwarire yawe. Umunsi ushobora twahuye ndi kuririmba indirimbo z'Imana, ariko ejo n'ejo bundi mu buzima busanzwe sinzi inshuti zawe uko zimeze, ubundi baravuga ngo umbwire inshuti yawe, umbwire abo mugendana ndakubwira uburyo. Uyu munsi ukambona n'abantu twagiye gukora ibidakwiriye, uzambona mu yindi shusho, wa muntu urya ari ishushanya, numva ntabwo ari byiza. The Way of Hope rero ifata umwanya wayo, ntabwo iguheza mu bikorwa byabo. Iyo bakunda nk'uko nakomeje mbikubwira, najyaga kubasura mu practice, namaze guhishurirwa ibanga ryabo ari uko ngezeho. Hari imyitwarire yawe uko bagenda bakura. Icya mbere kugira ngo winjire muri The Way of Hope, wenda ntizimbere amagambo, ni uko uba ufite imyitwarire myiza ikuranga. Ntabwo ugira iyo myitwarire myiza kuko uje muri The Way of Hope, yigire no mu buzima busanzwe. Mbese kuba muri The Way of Hope utabona ngo uyu muyobozi anyoboye kuko ndi muri korali, no mu buzima busanzwe arankurikirana. Ni ukuba ufite discipline, imyitwarire myiza, hanyuma no kuba usoma ijambo ry'Imana nk'uko yakomeje kubikubwira umubaza kuri ya ndirimbo twaririmbye. Ni ukugira ngo turahuza kuko tugira n'igihe cy'amasengesho. Rero iyo bagipanze si uboneka, urumva wagiye gukora cyetse ufite iyindi mpamvu ikomeye itatuma uboneka, kuba uri umukristo usenga. Kandi ndumva nta bindi birenze ibyo ngibyo byonyine. Ntabwo twe tugendera kuvuga ngo nuko uzi kuririmba uza muri korali kuko uzi kuririmba. Ahangaha impano wahawe, gira icyo ufasha mugenzi wawe kugira ngo ave ahandi. Rero twe ntabwo ari uko bimeze, kuko uzi guhanika cyane, uzi kuririmba kurenza abandi, ubu nuko tukwakira. Ntabwo ariko bimeze, twese twaraje kugira dufatanye tugire ibyo tugeraho. Icya mbere ni discipline ubundi. Kugira ngo twamushimira kandi atanze ubutumwa buremereye cyane. Birumvikana nimba umuntu ashobora kubona ishusho yanyu muri uyu muntu mushyashya utaramara umwaka, byumvikane ko abamaze igihe kinini cyo muri korali hari urundi rwego bagezeho. Imana ibamigisha kandi ikomeze kubashyigikira. Tugiye kuyiha indirimbo muyobozi. Murakoze. Indirimbo tugiye kuririmba yitwa Shima Gitare. Nta wundi ukwiye gushimwa rero Imana n'Igitare wacu. Nshishikariza na buri wese mu byo dukora byose tujye twibuka gushima Imana. Twagiye turirimba n'indirimbo Yesu mwiza
murekura ntabwo nzamurekura shingana imbere kuko ari unyobora inzira yo gukiranuka gisunge ntakizabura enyambere aza kuyobora kugezika nari shima gitare yesu mwiza kubw'ibyo dukorera amazi yose apfukamire mwami shima gitare yesu mwiza kubw'ibyo dusingize amazi yose apfukamire mwami kugira ngo urema umuntu ushobora gushaka kubumva bwakwira bugacya bukongera bugacya kandi ibi ntabwo ari ukugira ngo mbabwire ibintu bitarimo niko bimeze ni nako kuri ko ku mutima umutoza wadufasha akantu gatoya mu minota igera nko kuri 2 yonyine tugiye gukoresha ubundi duhite twongera turirimbe ubusanzwe practice zanyu cyangwa se amarepetition yanyu ubundi abateguye gute muraje nayibonye murinjiye mugeza ahantu mugiye gukora practice bihita bigenda gute dufashe muri ubwo buryo murakoze ntabwo ndi butinde ubundi umuririmbyi uwo ari we wese mbere yo gutangira practice aba agomba kubanza gusenga kwiragiza Imana mwamara kwiragiza Imana mwarangiza mugatunganya ijwi mugategura ijwi kugira ngo ryitegure kuririmba cyangwa se bita warm ups ku baririmbyi barabyumva mukabanza mugatunganya ijwi mugakora ama warm ups aba ari hagati y'iminota 5 n'7 bitewe n'umwanya mufite mwamara gukora warm up icyo gihe uhita utangira gutoza ari igihe biba ngombwa ko turepeta indirimbo tuzakoresha haba ku isabato cyangwa se vendredi ariko iyo nta gahunda dufite dufata umwanya wo kwiga noneho n'uruhare tukazidividingamo kabiri kagira umwanya wo kurepeta n'umwanya wo kwiga muziki abantu badukurikiye donc nakomeje kugenda mbibabwira Imana ibageza abarimu bo kwigisha abandi donc bari badukurikiye hari abatazi womba hari abatazi uburyo bikorwa batazi n'uburyo bigenda ntabwo turifate nk'iyo minota 5 cyangwa 6 tujya dukora sibyo turafata akanya gatoya kugira ngo umuntu asobanukirwe umapfunire ushobora kumva ni n'ubwambere byumvishije ikintu tugiye gukora akantu gatoya ntujye kureba mikrofone ahubwo tugiye gusa n'umuntu twinjiza muri practice turaje turinde turahageze sibyo mu dukurikira turahageze hanyuma sinzi nimba ari perezida utangira atwakira nimba ijambo ry'Imana ritangizwa na perezida nimba ari wo bitangiza nimba ari undi muntu dusa naho utwinjije nyirizina mu mwanya wa practice dusa naho tugakoze mu minota ingahe ubundi duhite dukomeza n'indirimbo murakoze ubundi tugira muri Wave Up tugira amafamiye iyo famiye ariyo yateguriye icyigisho wenda muri iki cyumweru wenda tuzakorwa na famiye imwe niyo iri gukora icyo cyumweru tugira amafamiye 3 iyo bita Agape indi Eben Family indi bakayita Tabanako amafamiye 3 muri iki cyumweru rero mwadusubiyemo mwakora na Tabanako Family bakora gute nibo batuyobora ubu bagiye kubayobora wenda mu magambo make bagiye kudusengera mwatugiye no guhina muri makeya donc reka njye ku ruhande ubundi mwebwe muse naho mugiye kubikora nubwo turi bukoresha igihe gitoya nyine bitari bungane na cyagiye tujya dukoresha ariko nyine ubwo agapira ndakaguhaye noneho ubitwereke murakoze reka musabe papa wa famiye atangize gahunda murakoze mbere yuko tugira twakora muri rusange reka tubanze twiragize Imana dusenge
hanyuma ibindi bize kuba nyuma. Twicishe bugufi imitima yacu. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, none kandi twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza ko wongeye kwemera yuko duteranira hano izina ryawe rihimbazwe. Si ku bwacu ahubwo ni ku bwawe. Birashoboka yuko twagerageza ibishoboka byose kugira ngo tuhagere, ariko ni ukwibeshya, ahubwo n'ubushobozi bwawe Mwami mwiza. Turagusabye rero kugira ngo gahunda zose ziraza zigiye guteranira hano zize kuba ari izawe. Wowe ubwawe uza kwivugira ibishoboka byose byatuma ari twe twavuga byigizweyo, ahubwo Uwiteka Nyiringabo uvugire muri twe. Ari practice tugiye gukora, ari ijambo ry'Imana, udushoboze kugira ngo byose bize kuba biturutse mu mugambi wawe, kugira ngo twe gutwigishe nk'abana bawe. Ari indirimbo n'ibindi byose tuza gukora hano ntibize kuba ari ibyacu, ahubwo bize kuba ari ibyisha imitima ndetse n'abandi bose twashobora kugira ngo tuzazahura aho bari. Turabigusabye kandi twizeye, amen. Amen. Okay, reka nk'uko wabivuze utabona ko yakoze muri iki cyumweru dufite n'ubundi wari ufite ijambo ry'Imana kuri kutugezaho n'umuzayime byaduteguriye iminota mike cyane tuba dufite arayizi. Reka tubikore twihuta, hanyuma uza gukurikira turamwabwira murakoze. Dukomeje kubashimira mwe mukomeje gukurikirana BTN TV, kandi tubashimira uburyo mugenda mubana natwe umunsi ku wundi. Reka tubabwire ngo mukomeze kohereza n'ibitekerezo byanyu kuri iyo nimero muri kubona kuri ekara, ndetse mugenda munatubwira amakorari mwumva twazasura, twazageraho, donc ibyifuzo byanyu tukabishyira mu bikorwa. Dukomeje kuba turi kumwe rero na korari nziza, aho bari kugenda batwereka byinshi bitandukanye kuri gahunda bagenda bakora umunsi ku wundi. Turi kumwe n'umutoza wacu, ariko agiye kudufasha nyirizina kutwinjiza mu ishusho ya practice mukora, donc kugira ngo umuntu adukurikiye amenye ngo mukora practice gute, abitangiye bitemeze gute. Uradufasha, ngiye gusa nawe ugiye ku ruhande, ubundi nguha akanya udufashe practice, twereke ku ziba zimeze ishusho nyirizina, ubundi practice zanyu muzikora mute. murakoze. Wenda ntatinze, muri bara tugira amafamiye atatu, iyitwa Agape, iyitwa Even Family, n'iyitwa Tabernacle Family. Muri iki cyumweru rero mwadusanzemo twakoreye na Tabernacle Family, rero ntatinze ndi kumva nk'uko mwabyisabye tugiye kureka ishusho ntoya y'ibiri dutangiramo practice zacu. Ngira ngo urajya utubwira nyine, sindi ntabwo ari njyewe, iyo tuje muri practice ntabwo ngiye mba mazi, sibyo? Hari umuntu uko biri kose byanga byakundi, iyo mugeze muri practice hari umuntu uhita ufata neza agafata volley, donc akabayobora. Ubu rero ibyo tugiye gukora, njye ntabwo nzaba mari nyine mu zindi practice, cyangwa se n'izindi practice ntabwo mba mari. Sinzi umuntu iyo mumaze kwinjiramo nyirizina mu cyumba muri mukoreramo practice, cyangwa hano muri bukore practice, sinzi umuntu uhita ufata volley. Ni wowe? Akenshi ni njyewe. Ngaho komeza na volley yawe, ubundi utwereke ukuntu practice ziba ziteguye iyo mugiye gukora. Mube hamwe dutangire. Reka dusabe Papa Hope kugira ngo atangire adusengera, hanyuma twumve ijambo ry'Imana, nyuma yaho turatangira practice. Twicishe bugufi imitima yacu dusenge. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, none kandi twongeye kugushima, twongeye guhimba izina ryawe ry'ubahiro. Turagushimira ko watuvanye ahantu hatandukanye, Uwiteka Nyiringabo, hari byinshi cyane twari dufite mu mitwe yacu dushaka gukora, ariko Uwiteka usanga ko biri ngombwa ko dukwiriye gukora ngaha nk'abana bawe. Ntacyo rero twazanye mu mitima wacu, twari dushaka kugira ngo dusubire mu ndirimbo cyangwa se ibyigisho bize mu ndirimbo. Data mwiza uri mu ijuru, turagusaba kugira ngo nk'uko Bibiliya tuzifata tukavanamo ijambo ryawe, no mu ndirimbo turabizi ko tuzivanamo. Dushoboze rero kugira ngo Satani atsindwe mu izina rya Yesu, dushoboze kugira ngo twige ijambo tubishaka tubivanye ku mutima, ndetse ari n'izo ndirimbo zitubere iya mbere yo kugira ngo natwe ubwacu twihane, kuko imitima yacu n'ibindi byose bituma tutabasha kwegerana nayo byimbitse. Tubane natwe rero dusoza twese tukiri amahoro, ndetse tunasabira n'abandi bakiri impande n'impande bashaka kuza kugira ngo dufatanye, turaza gushima mu izina rya Yesu. Ibyo byose reka bikorwe umutuzo mu izina rya Yesu, amen. Kandi reka dusabe kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana mbere yuko dutangira practice. Yewe. Shimana. Umunsi igihe atabajije kugira ngo twigire ijambo ry'Imana,
turigana amagambo makeya ariko buri wese bigakurikirana akamaro. Nk'uko mubizi nkatwe abaririmbyi tuba tugomba cyane cyane kuba dufitanye umubano ukomeye n'Imana itureba neza, ariko bigahindukira bikaza no mu bantu ku buryo tumera imbuto. Rero Yesu hari amagambo yamuvuzweho, nifuza ko buri wese aramutse amuvuzweho, ndabizi neza ko ku nyanja y'imibabaro twazahura. Amen. Hari isomo rimwe tugiye gusoma riboneka muri Luka 2:52 rivuga ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyuka ashimwa n'Imana n'abantu. Amen. Ndatekereza ko hagize umuntu kuvuga ayo magambo n'Imana ubwayo ikagushima n'abantu bakagushima, ijuru bazaritaha. Amen. Ibyo mbifuriza nk'abantu turirimbana, nanjye mbyifuriza n'abadukurikiye. Amen. kumva none twatangira uriteguye twatangiye igasaruma abadasengere twicishe bugufi dusenge. Ndatubwira twari kugushima no kuguhimbaza iri jambo umugaragu wawe Ange tugejejeho. Ndatubwira rigerageza ko ryadukora ku mitima yacu kubera yuko itatwigeze yuko tugomba kuba twagushaka tumaramarije izina ry'ihimbaza. Ndatubwira nongeye kwereka ipractice tugiye kuba twakomeza nabo uzikomeza ubane natwe nuko watangiye ubane natwe mu cyigisho kandi zisoza mu mahoro dushima izina ryawe. Ndatubwira komeza ubane na buri umwe wese dusoze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. twatangiye breathe in out in out in out do do de do tanya bisukano do Do re do re mi re do re mi re do re mi fa mi re do re mi fa so fa mi re do re mi fa so la so fa mi re do re mi fa so la si la so fa mi re mi fa so la mi fa so la si do si la so fa mi re do do si do do si la si do do si la so la si do do si la so fa so la si do do si la so fa mi fa so la si do do si la so fa mi re mi fa so la si do do si la so fa mi re do re mi fa so la si do. amashyi menshi cyane. Hanyuma akanyuma muyobozi mukoze ni akanyuma mukoze ni komapu. murakoze akenshi dukoresha akangaka mu kintu bita pitch flexibility kugira ngo abaririmbyi babe baguma kuri kiyo baririmba cyangwa se kumanota neza. Donc no mumaro wako ariko ni kimwe mugize warm-up. bivuga ngo nagomba kumuyikoze twayikoze ariko nk'uko mwari mwatubwiye dukoreshe igihe gitoya bikasanga ko twari tubakoreye gatoya ariko dushatse twanakora n'izindi nkeya tumutwongeze basi kamwe cyangwa tubiri. warm-up kabisa. twagiye
Wow, ugira ngo dufashe utu tuntu byibuze dusobanurira umumaro watwo. Numvishije harimo ibihekanisha cyo kurangiza amahirwe yo kumva harimo n'igihekane gitangira izina ryanjye sho. Hanyuma iki gihekane ni iki gishobora kubafasha ku kimutashatse nta cyangwa nya cyangwa sazanda bimeso twize tukiye muri primaire kuki mwafashemo nka sha wenda ako konyine. Okay, hari ikintu ngomba kubanza gusobanura mbere yuko mubwira yuko tugera ku kantu kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane. Amakorali menshi cyane kuri pusa navuga nini cyane ntabwo ajya akora warm ups mbere ko batangira, kandi ni ingenzi cyane. Ni ibintu wumva akenshi bisekeje, ntabwo ari ibintu twihimbira cyangwa se ngo uvuge ngo ni ibintu biri standard biri ku rwego international. Ama warm ups abari kuri za YouTube cyangwa se no kuri internet. Ni ukuvuga ngo buri warm up yose ikorwa hari ikibigendeye ku ijwi ry'umuntu. Nk'uko wenda wavuga ngo sha she, ubugira ngo mu gihe uri kuririmba hari ukuntu abantu mu ko baririmba hari ukuntu bazimiza amagambo, bigatuma icyo umuntu ari gutanga kitumvikana neza. Ariko iyo wagerageje kubyitoza mbere bituma utanga message neza mu ijwi kandi rigoroye. Natanga nk'urugero wenda hari nk'akantu tujya dukora kari arpeggio nk'akantu nk'ako ngako ntabwo ari bungendane. Nari ntegereje ko usoza kuri za shana nacu ukatubwira ko kabum n'utuntu twakoraga kera tukiri abana ariko ni ibintu bifasha cyane. Wenda ntabwo najya muri teori nyinshi, ariko byose biba bigendeye kugira ngo aha hantu ijwi rize kunyuramo rigirike riyunguriye cyane ko umuntu abavuye no mu buzima busanzwe hirya no hino yivire ku kazi. Kandi uko ugenda ukora warm up, uko uva kuri stage imwe ujya ku yindi, niko ijwi ryawe rigenda rizamuka. Donc bivuga ngo hari stage umuntu agenda ahera azamuka zigenda zitandukana. Wow, ngira ngo wenda ku bantu badukurikiye bashobora kwibaza mu bikora hehe ibintu mwarabyize ni gute, cyangwa se bo ni gute babikoresha, ni iki byabafasha muri ya mirire imbere yabo. Nkuko bigarutse n'ubwo utigeze ugapikaho neza nyirizina ngo kavugeho 80% y'amakorali dufite mu Rwanda ntabwo bakora homa, si byose mujye muzisura nyinshi bagiramo nyine bo muririmbyi biteguye na dushyire mu ndirimbo cyangwa se bagakora n'ibindi, ariko homa dushyire ku ruhande. Mu makorali menshi maze gusura ni menshi cyane, amakorali akora homa nizo nkeya, ziracyari nkeya. Wadufasha kugira ngo byibuze ubereke ikindi mwari mwatwaje ngo twabikuye cyangwa se ibiki n'ibiki. Nka groupe de diligence hano muri Revo tugiye umwanya wo gutegura amasomo tuzaha abakoresite bacu. Wow, amashyi menshi cyane kandi murimo neza. So rero tugiye kureba ukuntu tusa naho tugana ku musozo w'ikiganiro. Turakora akantu kameze nka no stop, nimba twakoranye indirimbo ebyiri cyangwa se 3 zifatanye. Barimo barazitegura umutoza umuyobozi turaza kumubaza nyirizina uzudufasha utubwire ibikorwa nyirizina murimo gutegura cyangwa se ibintu bishobora kuba bibagize bize muri iki gihe, bishobora kuba bibagize bize muri iki gihe. Ikindi uraza no kutubwira ku bantu bifuza kubatumira, birumvikana mubarizwa i Remera, ariko itoro rya Adventiste ni rinini cyane mu gihugu, kandi hari abantu barakora iki kiganiro cyacu bashobora kuba bifuza kuba mwajya kuririmbira iwabo. Sinzi nimba muririmbira iwanyu gusa, niho muririmbira gusa mwewe. Gerageje gusubiza ikibazo mbajije. Ubutumwa bwagenewe abatuye isi bose, urumva nta limitation. Bivuga ngo muririmbira hose mu mujyi no mu cyaro hose, aho duhamagaye hose no mu misozi murahurira. Okay. Hanyuma birasaba ikirere ku muntu wifuza kubatumira cyangwa se umuntu wifuza kubabona ngo mujye kuririmbira iwabo, birasaba iki? Abakozi ari kamere kwica mbere ko nsubiza kimwe yahangereyeho. Ikintu bisaba urabanza ukatubwira twibwacu tukareba nimba nta gahunda tufite ikintu twifuriza, bamara kubona ntayo dufite tugakurinkinga n'itorero ryacu. Icyo ukora wandikira itorero bisaba korali The Way of God
ngira ngo tutangiye twagiye turizwa ku ntara ya Remera ku itorero rya Remera ngo wandikira kuri eglise yacu hanyuma ubasaba korali The Way of Hope ubundi igihe kigufiya cyane bahita bagusubiza ko duhari nta kibazo urumva biroroshye iyo rero utabasha guca muri izo administration dushobora kukurinkinga nawe byoroshye bikaba byakihuta. none se gute umuntu ashobora kumva ko ari izo nzira bicamo ariko nyirizina muri iyi minota mufashe ku buryo umuntu bishobora kumworohera nimba ari address cyangwa se contact mushobora kumuhereza ku buryo ashobora kubabona nimba hari social media mukoresha za Facebook za Twitter n'ahandi henshi hatandukanye birashobora guca ababona. Urakoze cyane ngira ngo address ya mbere nkuko nabivuze mu eglise yacu ni secretary iyo hageze ukaba ushaka The Way of Hope bahita ready naho bageze kuri medical. Noneho ikijyanye n'ahantu batubonera kuri Facebook twitwa The Way of Hope byanditsemo ushobora kutumesaginga ukatubwira turahari. Email yo ni wayofh50@gmail.com niyo email yacu naho ushobora kutubonaho. No kuri Instagram naho turiho watumesaginga ni The Way of Hope rimwe ndumva ari ibyo aho hose ushobora kutubonaho tukabasha kuvugana. Ku muntu ushobora kuba ari mu ntara ari ahantu hatandukanye atazi Remera nyirizina aho eglise yanyu iri location nyirizina mufashe reka muhe nimero yanjye mubwire ntacyo reka muhe nimero yanjye 07 wayisubiramo 07 ibikorwa murimo muri iyi minsi dusoza twakira n'andi mu mutoza yaduteguriye ya No Stop tuyisoza dusezera abantu ubundi tugakomeza n'izindi gahunda. urakoze cyane ibikorwa turi gutegura ni byinshi ariko icyo ubu ngubu turi gutegura igitaramo dufite igitaramo mu kwa 11 tariki ya 24 hazaba ari dimanche. uko twakise rero cyitwa Shima Gitare. ngira ngo kiba gitegerejwe na benshi twabivuze kuva mu kwa mbere kiza gusubikwa ariko ubu ngubu cyasubukuwe ari niyo dushimira Imana cyane. ubwo rero turasaba abanyarwanda dukurikiye inshuti zacu abavandimwe kugira ngo badushyigikire muri icyo gikorwa turi kwitegura. dushobora kwibaza ahantu kizabera ndetse n'abandi bantu mushobora kuza muri buzifatanya nabo muri icyo gikorwa bizaba muri mwenyine cyangwa hari abandi bantu muzamuri kumwe. urakoze cyane. mpera aho kizabera tuzagikorera ku itorero ryacu rya Remera Bilingo Church. ku itorero ryacu hari sale ihari ariko abahazi bakaza mu Bilingo Church. aho ngaho tuzagikorera isaha tuzatangira saa 9 kirangire saa 2 cyangwa saa 3 cyangwa izindi saa nuko cyagiye neza. ikindi kizaba ari live music. Adventiste ntabwo bimenyerewe cyane ariko twe nk'umwihariko wacu The Way of Hope dukunze kubikora cyane. muzaba mufite gitari mufite drum zaba zihari cyane rwose. 24 z'ukwezi kwa 11 umu Adventiste wese n'undi wese bazaze barebe uburyo muririmba. anyway nabashimiye nabonye murimo muracurangisha gitari ubwa mbere mbibonye mu badive munyihanganire nyine n'abadukurikiye ushobora gusanga ari ubwa mbere bayibonye. hari indi tekinike mujya mukoresha mu kuririmba ariko mwebwe mugeze kure. hanyuma abandi bantu muzifatanye nabo usibye kuba kizaba ari live ni bandi muzaririmba bazafatanya nabo. aho ikonfamu ubu ngubu turacyashaka izindi korali cyangwa se twafatanya ariko ubu ngubu ari confirmed insurance singers tuzaba turi kumwe abandi tuzaba tugenda tubamenyesha uko iminsi iza. reka tubashimire rero hanyuma twakire n'umutoza tugezeho ya No Stop yacu ariyo tugiye gusorezaho kandi tubabwira ngo nimukomereze abafurema imbere ni heza kuri korali yanyu. murashoboye mukomeze mushyiremo imbaraga ubundi turirimbe dusa naho turi gusatira ku musozo. ubwo perezida araza kuba ari hafi agira ubutumwa ashobora guhereza abantu bari bakurikiye iki kiganiro tugenda dusezera n'abantu twagiye
iyoboza. kwigira no kwizera kubaha no kumvira nibyo bigoye kandi bikomeje kunanira abakristo umutima n'amamuka wera ijambo ryawe ry'ukuri ninde ku isi wujuje ibyo ese mwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi ya none nidukomeye muri we nidushikamye muri we niba ukomeye wirinda utagwa ese mwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi ya none nidukomeye muri we nidushikamye muri we niba ukomeye wirinda utagwa abo nibo bafashe iya mbere bati nabambwe nabambwe oh nabambwe Yesu umwana w'umuntu azasanga kwizera kukiri mu isi ya none nidukomeye muri we nidushikamye muri we niba ukomeye wirinda utagwa umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi ya none nidukomeye muri we nidushikamye muri we niba ukomeye wirinda utagwa umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi ya none nidukomeye muri we nidushikamye muri we niba ukomeye wirinda utagwa umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi ya none nidukomeye muri we nidushikamye muri we niba ukomeye wirinda utagwa haracyari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa cyakongera kigashibuka dushikame dushimikire mu gusenga nyuma ya byose tuzagororerwa haracyari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa cyakongera kigashibuka dushikame dushimikire mu gusenga nyuma ya byose tuzagororerwa haracyari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa cyakongera kigashibuka dushikame dushimikire mu gusenga nyuma ya byose tuzagororerwa dushikame dushimikire mu gusenga nyuma ya byose tuzagororerwa dushikame dushimikire mu gusenga nyuma ya byose tuzagororerwa
gitambo kitagira inenge niwe mahoro kumwisutse wese hari byiza tubonera kwizera Yesu akaba uwa mbere muri byose ngo niho tubonera amahoro yuzuye ibyishimo bidakuba uwo ni we Yesu umwami ukomeye niwe gitambo kitagira inenge niwe mahoro kumwisutse wese Yesu umwami ukomeye niwe gitambo kitagira inenge niwe mahoro kumwisutse wese Yesu umwami ukomeye niwe gitambo kitagira inenge niwe mahoro kumwisutse wese uwo ni we Yesu Yesu umwami ukomeye niwe gitambo kitagira inenge niwe mahoro kumwisutse wese Yesu umwami ukomeye niwe gitambo kitagira inenge niwe mahoro kumwisutse wese Yesu umwami ukomeye niwe gitambo kitagira inenge niwe mahoro kumwisutse wese Yesu umwami ukomeye niwe gitambo kitagira inenge niwe mahoro kumwisutse Wow, amashyi menshi cyane rero igikorwa cyiza tuvuyemo kandi igikorwa cy'umumaro igikorwa ntekereza ko kizafasha benshi. Ngira ngo ikiganiro cyacu gisoreje ahangaha, reka tubashimire Imana ibahereze imigisha. Amen, amen. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kudufasha, mwakoze guhumuriza imitima y'abariya abantu badukurikiye. Ntekereza ko hari benshi banezerewe ku bwanyu. Ntekereza ko hari abantu benshi bashubizwemo ibyiringiro kubw'ubutumwa bwiza mwabahaye. So rero Imana ibagire neza kandi ikomeze kubagura muri ubutumwa ku bantu badukurikiye. murakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza mbashimire mwasuye batweretse ko iyi ni inama ifite abantu bashyigikiye. Ijambo rero navuga nsoza mbwira abadukurikiye ni ukudushyigikira, gushyigikira umurimo w'ivugabutumwa. Ushobora kudushyigikira mu buryo bwinshi nk'uko wahoze ubivuga, amasengesho, hari ukudusanga kutugezaho izo nama, hari gukurikirana ibihangano byacu YouTube, bakwiye ko dufite channel yitwa The Way of Hope. Ni uburyo bwinshi ushobora gushyigikiramo ijambo ry'Imana. Ikindi nasoreza ko mbabwira urubyiruko dukurikiye ruryamye mu rugo rukorera Imana, kuko abangana abasore bagenzi banyu baracyari bato, nabo niko byabatangiye, ariko nyuma y'aho bahumukiye bari gukorera Imana. Twumvise uburyo bwinshi ushobora gukora
imana wazana kutugana tugakorana. Wow, arakoze cyane perezida. Rero ngira ngo twakwegerana tugafatana mu biganza hanyuma tugasenga turimo turasoza ikiganiro cyacu, dushimira n'abantu badukurikiye. Imana ibagirire neza, mwakoze kubana natwe, mujye mukomeza mubane natwe. Ni buri wa gatandatu saa 4 z'ijoro no ku cyumweru saa 11 tuzajya tubana mu kiganiro tugenda duhimbaza Imana. Tuzajya dusura amakorali menshi atandukanye. Birashoboka ko hari aho waba ushaka kudutuma, ca kuri iyo nimero uri kubona kuri ekara utwohereza ubutumwa bugufi utubwire ko ari dushobora gusura, yewe nubwo yaba ari iyawe nabwo watubwira tukaza kuyisura. Kugira ngo rero twasenga tugana ku musozo. Imana tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko dufashije muri iki kiganiro, tugushimiye abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro, tugushimiye abakozi wahamagaye kugira ngo bajye bagenda bavuga ubutumwa bwawe bwiza. Turabigushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye ababaririmbyi, turabasabye kugira ngo bashyigikire, hari byinshi bakwifuzaho, bagirire neza, bashyigikire, ubagure, bafashe mu mirimo yabo ya buri munsi, bafashe mu bikorwa byabo bya buri munsi, ukomeze kubagura mu ivugabutumwa batangiye kandi neza yajya ukomeza kubana nabo. Tugushimiye ko ugiye gukomeza kujya ubana natwe mu bikorwa byinshi bitandukanye, dusenze twizeye izina ryawe Yesu, amen.